Bakunzi ba Byakubera TV muraho neza. Umwami Yesu ni yamamare akwire ku isi hose, ubutumwa bwiza bugere hose. Ndabasuhuje rero nkuko bisanzwe, ni Clementine Umuhoza mukunzi wanyu. Ni umwanya rero wo gufatanya kumva indirimbo, kumva iki tubwira, kumva icyo twasaba Imana binyuze mu ndirimbo, kuko kuririmba burya no gusenga kabiri. Kandi kuririmba ni ikintu kitazigera gishiraho, ahubwo baririmba rwose Imana igibaho umugisha kandi basige imbaraga, ibambika imbaraga, amavuta ababeho, Imana igibayobora. Turirimbira indirimbo zidufasha kandi zidufasha mu kutuyobora mu nzira ikwiye ituganisha mu bwami bw'ijuru. Uyu munsi rero nkuko mubimenyereye, tugiye kumva indirimbo ivuga ku rukundo rw'umwami wacu, urukundo Imana yadukunze bigatuma itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo uwayizeye wese atazapfa ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Nkuko bisanzwe rero, ndabanza nyibasomere, ariko mbere yo kuyisoma hari akaririmbo nashakaga kubanza gushyiraho kavuga ngo: niba ifatiro zisenywe, umukiranutsi yakora iki? Nimumbwire. Niba ibyo wari uhanze amaso bikuweho, umukiranutsi yakora iki? Nimumbwire, njyewe biranyobeye. Umukiranutsi azabeshwaho no kwizera gusa, ariko ntareka gusenga no guca bugufi. Nakabuza ifatiro ntizisenywa, no kugwa azagwa, ngo ariko n'abamaso azatabarwa, bazadutabara Yesu, amarira yakureho, azaduhoza amarira, aduha ingororano. Tuzicara turuhuke, maze dufate inanga, dutangire ducurange tuti warakoze, warakoze Yesu, warakoze Yesu, warakoze Yesu, kubwo kuducungura. Umwami Yesu rero ndamushimye, yarakoze cyane kubwo kuducungura. Imana Data ndayishimiye, yarakoze cyane kuduha umwana wayo w'ikinege, akemera akamwikuraho, ikemera ikamwikuraho ikamuduha, kugira ngo aducungure, acungure ikiremwa muntu cyari cyaratwawe, cyari cyarashutswe, cyari cyarabaswe n'umwanzi Satani. Ariko Imana Data iravuga ati umwana wanjye reka mutange. Yesu ndamushimira cyane, yakoze igikorwa cy'intwari. Ni intwari yacu, yadukoreye ikintu umwana w'umuntu atabasha kudukorera. Umwana w'umuntu yaguha ibyo kurya, umwana w'umuntu yakwambika, umwana w'umuntu yaguha aho uba, ariko ntago yakugeza mu bwami bw'ijuru, ntago yagucungura, ntago yapfa kukumenera amaraso. Ariko shimwa Yesu, waraducunguye. Ushimwe cyane, ushimwe. Nkuko bisanzwe rero, iyo ndirimbo ko nayibabwiye, reka nze nyibasomere, buri wese yumve imbaraga, yumve umuhate umwana w'Imana yashyizemo kugira ngo aze kuducungura. Niyo mpamvu tugomba guhora tumushima, yarakoze aragahora ku ngoma. Iravuga ngo: habaye umunsi wishimwe mu ijuru, Yesu yitanga ngo agere mu isi, aza kubyarwa n'umwari utunganye, uwera aturana natwe ababi. Dore urukundo rwatumye amfira, ibyaha byanjye abihamba mu mva, maze arazuka ngo ampuze na se, nagaruka nzamushimira ibyo. Ni ukuri pe. Habaye umunsi babamba umukiza i Golgota ku musaraba, ahemurwa, avumwa, atukwa n'abantu, yikoreye ibyaha byanjye byose. Habaye umunsi aruhukira mu mva, harindwa n'abamarayika be,
niko yitanze ngo ambere umukiza, bihebe mwese mumwiringire. Habaye umunsi Satani aratsindwa, amena. Ntiyaheza Yesu mu gituro, nuko arazuka, urupfu rutsinze, haleluya. Nuko ari mu ijuru iburyo bwa Se. Hazaba umunsi tuzumva impanda, harabagirana ijuru ryose. Yesu azaza mu bwiza bwe bwose, azima ingoma uwo mwami wacu, haleluya. Azima ingoma rwose ibihe byose. Nkuko rero bimenyerewe, reka ngerageze kuyiririmba uko nshobojwe. Twese dufashwe, ari abumva amagambo, ari abafashwa n'indirimbo, reka ngerageze. Habaye umunsi wishimwe mu ijuru, Yesu yitanga ngo agere mu isi. Aza kubyarwa n'umwana utunganye, uwera aturana natwe ababi. Habaye umunsi wishimwe mu ijuru, Yesu yitanga ngo agere mu isi. Aza kubyarwa n'umwana utunganye, uwera aturana natwe ababi. Dore urukundo rwatumye mpfira, ibyaha byanjye bihamba mu mva. Maze arazuka ngo amuze na Se, nagaruka nzamushimira ibyo. Dore urukundo rwatumye mpfira, ibyaha byanjye bihamba mu mva. Maze arazuka ngo amuze na Se, nagaruka nzamushimira ibyo. Habaye umunsi babamba umukiza, igorigota ku musaraba. Ahemurwa avumwa atukwa n'abantu, yikoreye ibyaha byanjye byose. Habaye umunsi babamba umukiza, igorigota ku musaraba. Ahemurwa avumwa atukwa n'abantu, yikoreye ibyaha byanjye byose. Dore urukundo rwatumye mpfira, ibyaha byanjye bihamba mu mva. Maze arazuka ngo amuze na Se, nagaruka nzamushimira. Habaye umunsi aruhukira mu mva, harindwa n'abamarayika be. Niko yitanze ngo ambere umukiza, bihebe mwese mumwiringire. Habaye umunsi aruhukira mu mva, harindwa n'abamarayika be. Niko yitanze ngo ambere umukiza, bihebe mwese mumwiringire. Dore urukundo rwatumye mpfira, ibyaha byanjye bihamba mu mva. Maze arazuka ngo amuze na Se, nagaruka nzamushimira ibyo. Habaye umunsi Satani aratsindwa, ntiyaheza Yesu mu gituro. Nuko arazuka, urupfu rutsinze, none ari mu ijuru iburyo bwa Se. Habaye umunsi Satani aratsindwa, ntiyaheza Yesu mu gituro. Nuko arazuka, urupfu rutsinze, none ari mu ijuru iburyo bwa Se. Dore urukundo rwatumye mpfira, ibyaha byanjye bihamba mu mva. Maze arazuka ngo amuze na Se, nagaruka nzamushimira ibyo. Hazaba umunsi tuzumvaho impanda, harabagirana ijuru ryose. Yesu azaza mu bwiza bwe bwose, azima ingoma uwo mwami wanjye.
hazaba umunsi tuzumva w'Imana harabagira n'ijuru ryose. Yesu azaza mu bwiza bwe bwose azima ingoma uwo mwami wanjye. Dore urukundo rwatumye mpfira ibyaha byanjye bihamba mu mva, maze arazuka ngo amuze nase nagaruka nzamushimira ibyo. Dore urukundo rwatumye mpfira ibyaha byanjye bihamba mu mva, maze arazuka ngo amuze nase nagaruka nzamushimira ibyo. Habaye umunsi wishimwa mu ijuru, Yesu yitanga ngo agere mu isi, aza kubyarwa n'umwana utunganye, uwera turana tw'ababiri. Dore urukundo rwatumye mpfira ibyaha byanjye bihamba mu mva, maze arazuka ngo amuze nase nagaruka nzamushimira ibyo. Tugushimye Yesu, warakoze kutwitangira, warakoze kuza kwambara umubiri nk'umwana w'umuntu, uremera usiga ubwiza bwawe mu ijuru uza kutwitangira. Ushimwe Yesu. Bavandimwe, inshuti rero, inshuti za Byakubera TV, ndabasaba nanjye nibwira kugira ngo duhe agaciro urukundo rw'Imana, duhe agaciro urukundo rw'umwana we wemeye kwitanga kugira ngo aducungure. Ndabasaba kugira ngo tubihe agaciro gakomeye, kandi dusabe Yesu atubashishe, Mwuka Wera amanuke adufashe kurwanya intambara n'imitego biri muri iyi si, kuko ntago byoroshye habe na gatoya, ariko kubw'urukundo rwa Nyagasani yabidukorera kandi arabishoboye. Nkuko yitanze, kuba yaritanze akamena amaraso ye kugira ngo aducungure, ntago kuza kudukebura no kudushyiramo umutima wo kumukunda. Umuntu wese uteye intambwe imwe, yaravuze ngo nutera intambwe imwe 99 nzazitera. Ngusanga rero tugerageze dutere intambwe. Nyagasani Yezu kubw'urukundo rwe nimuweze, nzi neza ko azadushoboza kandi azatera intambwe adusanga, kugira ngo natwe tuzamusanganire ubwo azazaje kwima ingoma ye, uwo mwami wacu. Ubwishuri ryose rizaba rirabagirana. Ndabasabye kugira ngo twese tuzabe turi kumwe, ntihazagire usigara. Umuntu warebye Byakubera TV wese azaberwe no gusanganira umwami Yesu ubwo azaba yaje aje kwima ingoma ye y'ibihe byose. Ndabakunda rero, mukomeze mukore subscribe, sharing, ubutumwa bwiza bugere hose, kugira ngo ingoma y'Imana ikomeze yamamare, umwami Yesu yamamare, isi yose imenye ko ari umwana w'Imana watwitangiye, yatanze ubuzima bwe kugira ngo acungure ikiremwa muntu, yaritanze kugira ngo acungure muntu. Tubihe agaciro rero kandi twamamaze kugira neza kwe, urukundo rwe turusakaze rugere hose, ubundi tuzagera imbere y'ubwiza bw'Imana tutanduye. Ndabakunda rero kandi ndabashimira, murakoze cyane. Imana ibahe umugisha.